aka kantu se muribuka ubwo MK Original yagiraga gutya agakundana n'umwana w'umukobwa witwa Kamariza, ariko Kamariza akaza kumutera ingohi, yamureba igihagararo uko angana n'ingano ye akavuga ko atakwigera kundana nawe n'umunsi n'umwe. Ariko nibyaje gutinda, haje gushira igihe ubundi urukundo rurangije ruramusaza rumuteza gukundana na MK Original. Ariko MK Original we yari yararangije gucika intege, ibyararangiye, yari afite umuhigo ko atazigera yongera gukundana na Kamariza ukundi. Ese ubundi bajya bavuga ngo urukundo niki? Wowe umunara kubajije ese ubu urukundo rubona ute? Urukundo rubona nk'iki? Ubundi we watanga ikihe gisobanuro? Ndakuramukije kandi muhaye ikaje, mwifurize kugubwa neza nguze tubane kuri YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Kuva dutangiye ikiganiro kuva ku munota wa mbere kurinda kigeze ku musozo, ikaze mwebwe twabanye kuva kuri episode ya mbere kurinda tugeze kuri no episode zirenga 150 n'izindi hafi 200. Rero nyemerera mwifurize kugubwa neza aho wicaye hose, aho uri kumva ikiganiro waba uri kucyumva washyizemo agakoteri. Ndabizi neza yuko ibintu tubakorera tubikunda cyane bivuga ku musore w'umukire. Ikaze nze mbabwira buryo ki MK Original yaza kwisubiraho akongera gukundana n'umu ex we Kamariza, bikarangira anamuteye inda, none ibintu bikaba byabaye urusobe rw'amagambo. Ubu tuvugana MK Original nyuma yuko avuze ko atazongera gukundana na Kamariza ukundi, byarangije n'ubundi bapanze gusohoka MK Original birangira amuteye inda. Ese ubundi Kamariza ni muntu ki? Ibite bya Kamariza kuki umuntu amwanga yarangiza agakomeza kumwihambiraho akamwizirikaho kugeza ubwo amuriye akamutera inda? Uru rukundo ruzakira iki? Ese ruzagera ku iherezo gute? Ese ubundi byaje gute ko MK Original yari yararahiye? Ni munyemerere ikiganiro cyacu tugitangire gutya, njye n'ubundi mugiye kubana nk'ubusanzwe. Amazina ni yayandi sinzahora nivuga, byanga bikunda tumaze kumenyerana. Ikaze ikunkuru yacu. Umuvandimwe witwa MK Original yagize gutya kunda umwana w'umukobwa witwa Kamariza, ariko muri urwo rukundo rwabo ruraza rwose ruza gukomera, aho Kamariza nyuma yaje kumenya ko MK Original ari umukozi wo mu rugo ngo nta mafaranga afite. Nibwo byarangiye Kamariza amubwiye ati sinzigera nkukunda n'umunsi n'umwe, ati nta nubwo nzigera nkukunda, ati iyo nza kubimenya umwanya wanjye nataye size ngize mbanira wubyaje umusaruro mu bindi byose ibyo ari byo byose. Atari ko nagira ngo nkubwire yuko nifuza yuko urukundo rwanjye nawe twarusubikira hangaha MK Original. Icyo gihe impamvu Kamariza yamubwiye ko atigeze amukunda n'umunsi n'umwe, MK Original yari yihenduye umutindi. Ese ubundi ni gute umukobwa gukunda numenye icyo gukundira? Ifite amafaranga ndabizi ko inshuti zo zitabura, zimwe ziraza nziza izindi zikaza ari mbi. Hari iziza zije kwirebera ibyo bintu bya by'amafaranga, ndetse hari n'iziza zakwiteguye ari urukundo rw'ukuri. Ariko Kamariza we urukundo yakunze MK Original ntirubaho, kuko nyeka yuko muri kino gihugu ku isi ndakeka aribo abantu bakundanye urukundo rw'igihe gitoya. Ikaze dusesengura ino nkuru yacu kurinda tuyigeze ku musozo. Nibwo umuvandimwe witwa MK Original yaje kubwira umwana w'umukobwa witwa Kamariza yuko amukunda, ariko urukundo rwabo ntirwigeze rutinda, kuko Kamariza yaje kuvumbura ko MK Original ari umutindi. Ariko MK Original nibyo yari yarikoze. Nibwo rero Kamariza nyuma yaje gukurura amakuru y'uwo mwana w'umuhungu, asanga koko ibyo yakekaga sibyo. Nibwo Kamariza yaje kumugendaho aza kumubwira ko amukunda, ariko MK Original avuga yuko nta hantu urukundo rwakongera kuva atakongera kumukunda habe na rimwe. Aho MK Original bwa mbere yari yariyemeje yuko agomba gukunda Kamariza kuva kwitangira kurinda bageze ku iherezo, yewe bakarinda banashakana bakabyarana hungu na kobwa. Ibaze sha urwo rukundo rwabo iyo ruza gukomeza size ngizi ahantu ruba rugeze. Ariko kubwo gukunda amafaranga n'imitungo byaje kurangira bashwanye. Ariko burya bajya bavuga ngo umukobwa wakwiziritseho ni wamucika. Urukundo rw'abakobwa ntago ari nk'urw'abahungu. Wowe muhungu ushobora gukunda umwana w'umukobwa, ariko nyuma izo nkundo zanyu zikaza kurangira abonye utamwitayeho. Ariko umukobwa wagukunze n'utamwitaho kancura igihumbi, wibeshye ukamuha umwanya gatoya aragufatisha bikarangira agutwaye abo mwari muri kumwe. Munyemerere tuganire ku byacu by'urukundo. Ese ubundi mama Diane we amakuru ye, mama wa MK ko ari we wakabaye amugira inama? Aho mama MK yaje kumenya ibintu byabaye kuri MK, ubwo ndabara mama MK aza kubwira MK ati uramenye rwose uriya si umukazana, uriya si umuntu washaka ngo avemo umugore.
ati rero nyemerera ngira icyo nkubwira. Dukomeje n'inkuru yacu, nibwo Kamariza yagomeze kugera gutya yizirika ku musore witwa MK Original, birangira MK Original agize gutya arangije agaruka muri mood, birangira yewe banapanze no gusohoka, barasohoka baraganira. Ubwo uko baganiraga nibwo magneti zagiye zikururana, birangira MK Original afashe umwanzuro wo gutera inda umuvandimwe witwa Kamariza. Nukuri ubu tuvugana Kamariza arashaka kumiza ishokoro MK Original. Ese nkuri kubona ibyo byose biri kuba ku ngaruka zinda, ubwo bazagera gutya bakabana mu rugo, bakabana nk'umugore n'umugabo, ese ubundi bizerekeza hehe, bizacura iki? Ese ko mbona bigiye guhinduka urusobe rw'amagambo. Mama MK Original akimara kumenya iyo nkuru yafashe umwana we arangije aramwicaza aramubaza iti MK ndifuza ko tuganira. MK ati nkuteze yombi, ati ko nari nzi ko watandukanye n'uriya mwana w'umukobwa, mwaje kongera gukundana gute kurinda aho ugera umutera inda bimeze kuriya none akaba yaguhangayikishije? MK Original yamusubije muri aya magambo avuga ati njyewe uriya mwana w'umukobwa ngo ni Kamariza, twari twarashwanye ubwo namuporopozaga akaza kunyanga ambwira ko nta mafaranga afite. Atari ko nyuma yaje kumenya amakuru yanjye birangira anyiziritseho, birangira binagenze kuriya. Ati gusa nyine mama ndagusaba imbabazi yuko nkutengushye, yuko natigeze nkubera umuhungu mwiza, ibyo wansezeranyije, inama wansabye, inama wangiriye zose inzirenzeho. Ati nyihanganire kandi ugire gukomera muri wowe, ati nanjye nabonye biza. Uwo bita Idrissa ati nimunyemerere nanjye mbagira inama bana banjye, ati buriya bajya bavuga ngo ni umunyarwanda waciye umugani, ati urwishigishiye ararusoma, kandi iyo ruryoshye burya ngo nago gahora mwitama karyoshye. Ese no kubera iki yamuciriye uwo mugani ngo urwishigishiye ararusoma kandi akaryoshye ni gahora mwitama? Nimuze twongere tubane mbasobanurire uno mugani ahantu wavuye n'impamvu byatumye bigenda kuriya kugira ngo bawumucire. Ubwo bari bashatse kubwira MK Original yuko wisamye asandara, ushaka gutsinda urugamba ugomba guhama hamwe ubundi ugakotana ukarwana iyo ntambara kugeza igutsinze cyangwa se uyitsinze. Ubwo byanga bikunda ni nkaho bari kubwira MK Original ati mesa kamwe ukunda umwana w'umukobwa, yewe munabane nagukubita uzamukubite muzabane mu bibi n'ibyiza. Ese MK Original izo nama Idrissa amugiriye araza kuzumva cyangwa se naza kuzumva? Mwibuka ruguru gato yuko umuvandimwe witwa MK Original yari yarabonye indi nshuti yitwa Cyusa, bibaniraga rwose babanye neza bari gupanga no gukora ubukwe. Ese muri gutekereza umwana w'umukobwa witwa Cyusa akundanaga na MK Original naza kubimenya bizagenda gute? Izo nkuru niziragera kuri Cyusa, ariko Cyusa atangiye kubikeka, aho agira gutya agafata ku isimu ye agahamagara iyo umukunzi we MK Original. MK Original rimwe na rimwe akamubwira ngo arahuze, undi mwanya akamubwira ati indaza kuguhamagara, ariko bikarangira atamuhamagaye. Yanahuguka namuhamagare, yamwandikira akamurya sini agatinda kumusubiza. Ese Cyusa anko ari ahantu yageze akicara munsi y'igiti cy'umusebeya agatangira kwibaza ati umukunzi wanjye MK Original bimeze bite? Ese byamugendekeye gute nko mara atakimereza umwanya ngo tuganire? Musore nawe mukobwa, reka mbanze mugira inama, buriya iyo ushaka kubaka urukundo bisaba ngo umuhane umwanya muganire, kandi umuntu ugukunda ntiyakuburira umwanya habe namba. Ibyo ngibyo byo rwose nibishoboka kabone niyo yaba ahuze kanshura igihumbi, aba agomba kukwitaho akaguhamagara, wamwandikira akagusubiza, ndetse nawe akagira gutya akakwakura akakubwira ati ndashaka ko tuganira. Ese ubundi urukundo ni iki? Ni ukubera iki twisanze aha hantu? Nimunyemerere dukomeze inkuru yacu, ariko tunabanza no kubibutsa ngo mubanza mukande subscribe kuri no channel, mufungura inzogera kugira ngo tuzaye tubasha kubana muri izi nkuru mbandikira, ubundi nkazinyuza ku muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu. Niyo mpamvu utwihurije ahangaha kugira ngo mbagezeho iby'amatwi yanyu atigeze yumva n'umunsi n'umwe. Ubwo Cyusa yibazaga gutyo nibwo byarangiye n'ubundi haje undi mwana w'umukobwa aza guhereza amakuru yose umwana w'umuvandimwe witwa Cyusa. Aramubwira ati Cyusa mwana wanjye ugize gutya ukundana na MK Original, atari ko nagira ngo size ngizi nkubwire yuko umu ex wawe yarangije kugakora, ubu yarongeye asubirana na umwana w'umukobwa witwa Kamariza, ati yawe birimo biravugwa yuko ashobora kuba natwite. Cyusa yamubwiye ati igasubiremo ako kantu ndumva nakumvishe neza.
umwana w'umukobwa yongeye agasubiramo. Cyusa yisagwa igihumure avuga ko atazigera ababarira iyo nshuti ye ngo ni MK Original. Ese Cyusa ko arangije kumenya amakuru akaba yavuze ko agiye kwinekera naza kumenya yuko ayo makuru kuko ari ayanyayo ari ukuri, ese Cyusa muri kubona azababarira MK Original? Nimba wakunze iyi nkuru byandike hasi muri comment, kandi wibuke gukanda subscribe ufungura inzogera ndetse no kugatima kugira ngo tuzajye tubasha mu kubana mu nkuru zitangaje kandi zisekeje nk'izi ngizi z'urukundo.